ngusuhuze mukunzi wa Ntagishoro TV official. Njye nitwa Mwesige David, ni Ntagishoro TV official. Nje kubwira uburyo wakorera amafaranga kuri online muri tekinoloji. Okay. Iyo urebye ifoto imwe yonyine bakakwishyura. Icyo musaba rero ndagira ngo dutangire twinjire muri service, niturangiza mwereka uburyo wakorera amafaranga wibereye mu rugo rwawe nta kindi. Reka tugende noneho tujye muri Play Store. Ndakeka uri muri ya Play Store. Numara kwagera urajya muri search, wandikemo Dore status. Dore status numara kuyandikamo. Okay, njyewe urabona ko namaze kwigira ngiyi. Iyi niyo namaze kugira. Aha, ndayikandaho. Biragaragara ko njye namaze no kuyifungura nyine. Kuko namaje gukora ubusakashatsi. N'ubu utarayestara wowe ntabwo urabona open. Urahita ukora install. Yestare numara kuyestara uhita uyifungura noneho. Okay, noneho si ibyo byonyine kugira ngo umenye nimba application yawe ari original. Igihe cyose uzasanga 5 iruta rimwe, ariko nusanga 5 ari nini na rimwe kenda kuba nini, uzamenye ko iyi application ari fake. Ariko ngo kwako 5 niyo nini, rimwe ingana n'ibindi byose. Ubwo rero iyo application ni original. Reka dukande open twigendere. Okay, ndakeka uri murabibona ko twamaze kugera kuri nuza application yacu. Twamaze kwagera. Urakana kuri tuno dukone dutatu turi hara hejuru. Numara kudukandaho uragenda ukanda handitse ngo login. Numara kuhagera dore nahangado ndakoresha dufresh kugira ngo ugende ubibona neza. Login. Okay, uri kukabona. Numara kugeraho urahita uza ukandaganditse ngo login with Google. Login with Google kuko nibyo ushatse wakoresha login with Facebook, ariko ibyiza reka dukoreshe login with Google kugira ngo ibintu byose bigende neza. Reka dukandeho. Okay, nitumara kwakanda ndakeka muraje mubona ko batwemereye. Urabona ko bahise babitwimira, murabona amagambo yanditsemo. Uraje bahita batubwira ko yabaye update. Aha ngiye murabibona mu mara y'icyatsi. Okay, ngo urabona ko namaze kwinjira mu Mwesige Abubakari. Aya niyo mazina ari kuri nuza email nyine ndafungujemo email. Okay, none uri kubibona nyine hariya. Okay, urimo urayabona. None dufitemo handitse ngo my earning, my profile, home. Okay, reka dukane kuri my profile. Ushatse angaha watushyiraho nuza inuza washyiraho ifoto yawe aho ngaho. Gace yarugiza hano no gushyiramo ama cyangwa ama link y'amanu ukoresha Facebook, Twitter, Instagram, ndetse buri kimwe cyose. Iyo umaze kwinjiramo bahita baguha bonus. Urabona ko ari 0.059 amadolari. Bahita baguha bonus kimara kuyinjiramo ako kanya. Dore niyo ngiyo bonus. Ndakeka kuri kuyibona nawe. Okay, dore none uko uzabigenza. Reka tugende dukorera amafaranga noneho. Niko turarira ifoto tuyireba hajyama amafaranga uko turebye ifoto. Rero ndagira ngo urebe video irangize. Numara kwireba niba udukunda byanyabyo, bitwandike muri comment bitubwire niba udukurikiye. Ariko nuceceka ntago tuzamenya ko hari abantu banabireba. Okay, uzaza ugenda ureba amafoto, amavideo, ugenda ubireba byose. Okay, ndakeka murimo murabibona. Reka ariko
ahangaha harimo harazamo myinshi cyane aho barimo baramamaza, kuko nabo niho bungukira. Iyo bashyizemo nk'iriya ntuza ukayitegereza babungutse. Niyo ngituma turahanditsemo mane bahise bamamaza. Iyo gutegereza nyine bakamamaza, aha kadukandeho kara money is a small coin. Ako ngako reka turebe ko hari amafaranga aje. Yari 0.59 abaye 0.50 $65. Baratubwira ngo noneho urabibona ko iyongereyeho noneho. Okay, hari abatubwira ngo idolari rimwe ringana n'amafaranga 1000. Ndakeka kubibona, idolari rimwe ringana n'amafaranga 1000 cy'amanyarwanda. Njyewe ndimo nabikora ndi mu Rwanda, nawe nuzaza ubigira uraha mbeza bahita babigushyira mu munuza iwanyu. Yego nawe rero idolari rimwe riri mu mafaranga y'u Rwanda 1000. Okay, barimo baramamaza. Muragenda mumbabarira nanjye singewe nabo niho bayikungukira nabo. Baragenda bunguka gutyo kugira ngo barebe ko nabo kuko baba barishyuye. Umuntu wese uzakoresha iyi application, umuntu wese uzayikoresha bazashyiremo izi nuza bamamazamo rero. Kuko uzarebe iyo urimo urakoresha na Facebook na YouTube ukabona hajemo akantu ugategereza, utwo tuntu nitwo duhemba umuntu ukoresha Facebook na YouTube yanjye ngubu ugiye kureba warebaho ukabona hahitamitsemo akantu akakubwira ngo utegereza nk'amasegonda 5. Izo IDs izo ngizo nizo nahita mvuga ko uyu munsi banyamamajeho. Iyo banyamamajeho rero baranyishyura. Ubwo rero nabo barishyuye ko bazamamaza. Okay, turagera tureba amafoto, tureba amavideo. Iyo urebye ifoto cyangwa video urishyurwa. Ushobora gukorera amafaranga amadolari 30 mu isaha imwe yonyine. Amadolari 30 mu isaha imwe ahwanye n'amafaranga 30,000 by'amanyarwanda. Kuko nimba twamaze kubibona ko idolari rimwe ari amafaranga 1000, twebwe noneho idolari rimwe nimba ari amafaranga 1000 uratukuba n'amadolari 30 kumbe n'amafaranga 30,000. Ushobora kuyakorera mu isaha imwe yonyine. Iyi ni part 1 mbazaniye. Nzawazana indi ya kabiri. Nzagenda mbereka uburyo bwinshi kugira ngo ukore amafaranga. Hari umuntu akoresha imbuga nkoranyambaga akazimaraho nta n'ikintu byose bikamubera ubusa. Ariko icyo ngusaba rero, ndagushimiye we nimba uhageze ari ubwa mbere kora subscribe. Gukora kuri subscribe ni akantu gato, ni akantu toto rwose. Nta mega zawe zigenda. Okay, noneho urabona ko twarebye byabaye amadolari 0.078. Wayibonye? Nuko nguko. Reka dukomeze twirebere ukuntu aho hose nyine nabanyereka ko ibintu nagendeba. Rero hari amavideo menshi dukora, mwebwe mukareba nyine tukabona ko mwarebye, ariko ntimunabitwereke. Nimba dukoze ikintu umuntu umwe akaba atubwiye ngo njye nyine kubuzamura video y'iyi ngiyi, namwe iyo bitubwiye duhita tuyikora. Twebwe rero dukora video ari uko umuntu yabidusabye, cyangwa agakora video ari uko ari ingenzi ku muntu iragira ikimufasha. Okay, rero kuri abo yakora video nta kintu ndi kumarira. Hari abantu benshi zira internet z'ubuntu bitakunze, ariko benshi byarabakundiye.
rero mwebwe nimba bitarakunze nimunyihanganire disi kuko nanjye sinjye kuko biterwa na telefone hagiye bikunda iyindi bikanga. Okay, reka noneho ukuri murarya ino nuza yose ahantu hose ukanda urayabonaho, ahantu hose ukanda uyaboneho. Urabona ko ntagihindutse wenyine. Reka dukanda ahangaha kuri ifoto handitse Edi yagiye mu baraka, reka turebe nitumara kuhagera byonyine kuyifungura byonyine. Reka baramamaje sorry ubwo ayoba nayo yarishyuye nyine, ni ugutegereza nyine ikavamo. Reka turebe noneho nimba batwishyuye noneho kuko tumaze gukoresha Idi mu baraka. Reka turebe ko batwishyuye. Urabona ko abaye 78 ahise bikunda. Okay, kora subscribe, ndabakunda cyane. Reka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.